ntukajye umenyera ariko se mabuja pfukama wimvugisha menshi pfukama kubundi ndi mu biki yinjegera urabona ukuntu wamingije nuko ukuntu mbaye nabyo urabyishyura mbese nta n'isoni nyine mu mpembe naye ziba baguhemba ibiki fata ajya kumesa biravuga ese kubinjugunyira umubwira papa yavuze yuko ugomba kujya wimesera ntabwo ko papa yavuze erega kuba cyane yaravuze ngo ujya wimesera turi muri sura ntabwo ko yavuze uratinyutse unjugunyaho imyenda muri ubu buryo vayo hano n'umuntu wiciye umuntu ntago bamuhana gute reba ni sangapi ibyo se ni ibiki abaraye aryamye akora iki haguruka mabazera twumvikane mudatuma ngenda mu kazi ndakaye kuko ibintu byose ni wowe ukwiye kubikora ntabwo ari umuntu nuko wenda wowe ceceka nuko utabyumva shyano soni ibintu wigize wowe ndagiye kana nakubwira yuko mutari beza kiriya cyana cyagiye uburere hari uzaza iriya sura yihombanya yihindanya yigira amaraso uzabibona uretse kandi ari nuko nakubashye iwacu bandeze mba nakucwigirije utajya ngo nuko ungana gutyo iwacu barandeze nakwereka turebe ni ibingibi njya mpora nkubwira umuntu arinda nkana atya kwera atazi no guteka igikoma ese amazi yo azi kuyashyushya ikozera papa ni ukuri ko imana ntagitetse ariko ikibazo kijemo ibintu bimeze nk'amabiswi nagiye wagira uretse ku bimwe byawe ujya ushihura umukozi njye ntabwo no kuri nyikunda kureba muvi n'injoro usigaye ushaka kuyireba ryari baye amasaha kubera mu kanya mafite siporo ahubwo papa siwambwiye ngo uri bunjyane muri gym nimugoroba ye ntabwo nshaka buriya abantu mujya munjyana aho ngo bankoreshe ntabwo nshaka kuzajya unyijyanira ubu nankorera banza nk'icyayi ubundi se ni kubera iki ufashe aya masaha byagenze bite si uriya mukobwa usigaye atinda ibintu byose Christine ngena nazi Christina wino wandurure ibintu byose uriya mukobwa ibintu byose we ntabwo uzi kwitekera icyayi ntabwo wabyuka ngo witekere icyayi wowe byerega ntabyo nzi ntabwo ntabishobora Christine ubundi umuhamagariye ni andurura wiki Christine icara aho ngaho ariko uwo mukobwa wabaye papa ze ndekera umwana oya ntukamuvugire oya ndekera umwana ibi ngibi ntabwo mbishaka arangana iki ku buryo atakuyikorera ibintu byose n'akazi kanjye mureke bikore nabikore nicyo namuzaniye nabikore kwanza subirayo oya pazi subirayo mbabarira uragiye ese boss kange ndavuze nisubirayo jya mu yindi mirimo ese mwe ibintu byose ni umukozi ze bijyanye genda we ntabwo wakwandura nese papa njyewe ura ntabwo ari ko ashinzwe ibintu akora ntabwo ari ko ashinzwe pazi wagindekera umwana uyu mwana sinzi uburyo uri kumureramo none se uriya mukozi namuzaniye iki amuzaniye iki ndetse nuvuga ko ibintu byose umukozi ari uzabikora nicyo muhembera ntabwo umwana wagenda mubyaye ari wenyine ntabwo agomba kwishwa n'imirimo mama zera ntabwo ngewe hari uko ngewe nshaka kurera ntabwo ibyo ntabwo ari byo ntabwo umwana wanjye yishwa n'imirimo rero kwandurura naba naramuzaniye iki se kugira ngo umwana ngishwe n'imirimo aba yavuye ku ishuri ntabwo nanze umukozi ndamuhemba pe ariko hari ibintu yagakwiriye kwikorera nabo oya uzazajya abyuka ngo ntabwo batetse icyayi ngo muntekere icyayi sibwo akibyuka se nibwo akibyuka agomba gufata icyayi amaze kukubwira ngo iki abari mu matelefoni bimwe byabo by'iki gihe nirwo aricyo gihe agezemo agomba kuruhuka areba agatira agafilime ibyo ni ibintu bisanzwe nk'umwana hanyuma umukozi kumwabona mpandurure ni ikibazo ese mama zera urakomeje kuri ndakomeje pe ntabwo umukozi nicyo namuzana kugira ngo afashe umwana wanjye naho rero umwana bishoboye nagomba narazanye umukozi rero ujye umbabarira nimamagara umukozi yafashe rero nkubwire ibingi bari kwikora ntabwo ari iby'umwari w'i Rwanda ari kugenda akura ubuze umunsi yagize imyaka yo gushaka ndekera umwana nzabimwigisha buhoro buhoro azabimenyera ntabwo mbishaka rero umukozi ni uwo gukora
imirimo yo mu rugo ntago ibintu byose muzamuhamagara Christine azajya abikora umukozi adahari yatashye wa muri vacances nibwo umwana wanjye azajya reka nkubise ndumva ushaka kundusha amahane ariko umenye ko ibyo bintu ngiye ntabishaka muri nta kibazo zero ntago ari umwana ku buryo ndekera umwana kare buraka umukobwa wanjye yicaye ma nk'ubu dadi saba ndenganye ubu ngubu ndamutse ngiye nko mu gikoni nkashya ubwo uriya mukobwa yaba amaze iki reka nkubwire ibyo byihorera sibyo hanyuma tuzajya duhamagara cyane cyane tumukoreshe dadi yagiye sibyo ntukajya uvunika umwana wanjye sibyo ahubwo mpamvu bamubwira kandi gatekereza usiko kiriya gikorwa gisigaye kimese hari imyenda yanjye ikazamo utuntu tw'utunuza itakeye hari imyenda wabonye yapfubije ni ukuri ko umwana asigaye ayipfubya nangiza namubwira agahita ambwira ese ngo zira ngo gore ntabwo wayinyuguriza kubera asigaye abona papa ajya amushyigikira okay buretse ndaje njye mu kiganiro mbonane nawe mbanze mubaze icyo yaje gukora hano mama sibyo ndagukunda ukavunika umukobwa wanjye nihari ukavunika ariko dadi nsigaye mbona amushyigikira cyane sinzi papa ngo aba ari kumbwira ngo uri mukuru ngo ujye ukoropa woze gusa reka mubwize wajya mu nzu ugakoropa umukozi ahari yicaye yego cyakoza mu gihe uzajya utagiye ku ishuri uzajya ugerageza wenda uhanagure udutebe kuri siko nk'umwana w'umukobwa atari imirimo myinshi sibyo se papa ze ndibuka bwa bukwe bwo uri kwa gatandatu bwo kwa Alphonse yamaye nka data harya n'uyu wa gatandatu uko ntabyibukaga uko n'ejo nashatse guhamagara ngo mbikwibutse nzi ko n'ubundi ari kubyibuka kamamazera nawe urandenganye reba iminsi maze iminsi ngenda amajoro nzinduka ngira gute mbese nta gahunda nkibuka pe none se basi baratwerereye hishwita hako narakubwiye ngo uzajya unyibutsa rimwe na rimwe ntabwo ibintu byose ngewe najya mbyibuka none se turabatwerera ngahe basi batwerera ngahe se twahe 30 se ari icyo urabizi ko kwa Alphonse ari umuryango w'inshuti yacu cyane none uragira ngo tubangahe rero umenye ko muri iyi minsi urabizi ibibazo nifitiye by'amafaranga ariko na 30 ni make basi batwerere nk'ijana haze nitwe tugiye kubakorera ubukwe ariko burya rega hari inshuti z'umuryango ziba ziri hafi y'umuryango mama zera ntago mbyanze pe ariko urabizi ibibazo ndimo urabizi ibibazo by'amafaranga ndimo tuha 30 nta kibazo ahubwo n'ikindi ndabona ari wo zabutaha da yewe uriya munsi reka tubanze turangize byo kubatwerera basi tubahenda nka 50 basi kandi nabo ntabwo nzabutaha njyenyine tuzabutahana igice basi nyuma muri reception basi ujya muri gahunda zawe ubwo 20 uzayishurira reka njye nta mafaranga mfite ese turatwerera umugore n'umugore kandi urabizi tugiye cya kibazo tugiye kucyubaka urabona tudakeneye gusevinga ntabwo birumvikana ariko tugomba kubatwerera hamwe byo kubaka bize nyine turabaha 30 uze azajya mu kagara arege cyangwa kuri ribu ni wowe uzaseba ntacyo yabahereze naho ngiye nkwisabira ikintu wowe ugomba kujyayo ukahambeza sinzita ahantu ubukwe babone nserutse mu bukwe jyenyine mfite isafari ngiye kuzabona na wa mukongomani wanyemereye ntuza bya bicuruzwa kuri make cyangwa papa se niba utazaboneka mu bukwe nzajyana n'umukobwa wacu twaye ikize cyamere suko ahubwo mumbwirira nzanira amazi hari aho hafi zera yes daddy nzanira amazi aho ngaho mugiye nta kibazo ntabwo nakinjira njyenyine rwose ntabwo twese nanone twabura mfite isafari nyacyo reka nzajyana n'umukobwa wacu nta kibazo rwose kutazanya amazi se tubagize ngo amazi se yashize yego musi yashize bigenda biti ntabwo mushaka ndise twayitumije ariko bari batarageza hano ntabwo araza nta na makeye urabwira wa mukobwa ajye kuyangurira ku muhanda
genda umubwire se. Dadi hari ikintu nshaka kugusaba ahubwo nditabikora n'undi nitambe no kuyazana. Mbwira nyine. Rero hari aka event dufite ko mushito wacu ufite graduation. Ashaka n'izi modoka. Akasha. Koga wawe rwose ajya nshimisha rimwe na rimwe. Ubu aka kanya uriyibagije ibyo wayikoreye ubushize. Oya papa ze asigaye aramenya imodoka. Nukuri baza. Mama ejo ndi sinakujyanye mu kazi so bibonye ko nakujyanye neza. Nukuri kwimana. Nimba warayimenye se kuba warayigize kuriya niko kumenya imodoka. Rega papa cyage nari ntaramenya Ivansi. Ubu ndatwara neza nta kibazo. Usikeje ubundi yantwaye muri ambutiyaje. Umva yantwaye neza. Mpita mvuga ni Mama Zera we muvugira nge ntabwo ndamwizeye. Muvugira nukuri. Baba uragira ngo wenda nzagende abandi bana banseke kandi babizi ko wacu nta kintu tubuze koko wambabaye. Ikibazo uyitwara nabi. Nukuri kumana ndakurahira do. Ariko papa Zera. Ye narakubwiye uzaje wiga ntuzajye utsinda. Genza nayikugurira pe. Nayikugurira. None se papa mu gihe nyine naragiriye yanjye no kuvuga ngo nago. Nyina bikorere. Oya papa Zera nawe jya wumva umwana wacu nawe. Niba gusabye kumuteza imodoka si rimwe mutse nta kibazo. Mama Zera nangongera imodoka nanone. Nayigongeshe ndabyemeye nzajyana mu igaraje ikoresha ndabikwemereye. Akomeye umwana ukajya umubona. Aya ndabyanze. Akuzi ko dufite akana kamwe. Nukajya umbabariza umwana. Jewe ndabikwemereye nigira ikibazo nzajya kwikoresha. Ubundi subunda yeruka si rimwe nagonze. Okay. Umva kandi ndabisiko atazongera no kwigongesha. Rega papa nukuri kumana nagonze. Okay. Nta kibazo Zera. Uzayiguha sibyo? Ariko a condition ke uzabanza tugeze ukaza ngena mama wawe. Yego. Unabireba papa ko nsigaye mbi. Oya, nta kibazo. Nuko mbwira ariko it's okay. Ariko ubutaha. Thank you. Wow. Urakoze. Nukambabariza umwana. Oya mama Zera rega mbamubwiza ukuri. Iyo ubabarije umwana nane ndababaje. Ajye kureba. Kivuga kari ko kana mfite. Nta kindi turuhira rero. Yeah, it's okay. Mama bizikuri ndikumva nishimye. Rega urabizi nane ndamukunda umukobwa wanjye. Usikuneka abandi bana bananyubaha. Ibaze ngiye nitwaye ariko nabanje ntukajye ubyitwaza sibyo? Ukajye ubyitwaza ntago abana bose ariko bagenda n'imodoka. Okay? Kandi yo kureba ibyo batetse. Thank you. Mommy, thank you mama. Ngababwire bategura ameza. Mubwira ajye kunzanira ayo mazi nimba ndataraboneka. Ego. Urabasanga yaje. Nise mama Zera. Iri kubimumenyereza gutya. Yagiye usanga agenda yiyemera ku bandi bana ugasanga kamubwire nta kindi kintu turuhira muri iyi si. Ibi byose dutunze. Ni umwana turuhira nawe. Yego ariko ntago bivuze ngo najya avuga iba muhe navuga oya. Oya ntabwo namushyigikira kuri ibi byose ariko bivuze nk'umwana yabasabye serivisi nkiye kujya mu bandi bana tugomba kumwumva. Se ntundagira ubwoba ko yagira n'impanuka. Oya tugomba kumusengera. Tugomba kumusengera. Ashengeshe y'ababyeyi. Numveka nizanira aya mazi ndabona ntazi ibyari. Nta kibazo. None hano cyane kuri kw'Imana usangahe zaje Mariya we ikigenda waga nayisogeje Kanyamanza narigenze noneho uyu munsi bashobora kunyirukana ni ukuri kw'Imana reba koko nuko kumba ni kuryamira iki kari byo nirirwa nsaba Imana ngo izanyime ibitotsi ubu kibe ntaryamiriye ubumba ntayirangije umva aramutase ariko se Kanyama barakuroze uri ikigoryi uri igiki nakubwiye ngo iki nijoro wambwiye ngo nduke ndoze vuga vuba winkinisha wambwiye ngo ndare nojeje imodoka hanyuma ngo mu gitondo ndajya he ngo ndikoresha mu birori none wakakanya nibwo ubonye nyine utekereje kuyoza none usigaye utekereza icyo ushatse gukora akaba ari none se mabuja njewe kandi ntukajye umenyera ariko se mabuja
Pfukamaho wimvugisha menshi pfukamaho pfukama Nye narabivuze kubundi ndi mu biki yimcegera urabona nuwantigije nuko ukuntu mbaye nabyo urabyishimiye nta n'isoni unyine mu mpembe naye ziba baguhemba ibiki pfukama se nyine ntukajya nawe unahagaze mama mbabarira umbwire ubanyiciye gahunda ndagenda guterera imodoka rero mubwiye koza nijoro nje nukuri kw'Imana nje nabimusobanuriye najijwe ndaryama ntabiyobeye ko umwana ari bugende ku kazi cyangwa nari bujye ku kazi rega mabuja nanjye ubushize ntabwo wasabye imbabazi ntabwo ubushize wasabye imbabazi nukuri kw'Imana mumbabarire ntabwo ibi ubundi bizongera ikintu gisigaye kumva kwanza hagurukanye ngiye guta nkwirukana oya mama bukire oya mabuja bumwanyirukana nkaja he none ubu biragenda bite ubu ndi gutangiye koza imodoka ari bubyutse nibwo kibyuka mumbabarire niri kosa ribayo ntabwo rizongera ubushize wambwiye ngo iki yegora wavuze ngo ubushize wambwiye ngo iki nyine nico gihe naravuze ngo mumbabarire aha none ariko ikosa buriya ntabwo ari ugukosa ikosa ni tuzadora tukubabarira tuzadora muri ibyo ngibyo guhora umuntu akubabara kuri ndabirambiwe bose wabanza bimbabaza uyu ko apfukamye byagenze reba igihe atangiye kogereza imodoka izi saa tugiye mu kazi yamennye ikirahure se byagenze Nikabyutse. nakererewe batose se nyine aratose yabikubwiye zamu byagenze ako papa azajya baratwicira gahunda ukuntu byagenze rata bose mbonaga ariho wumvaga nabyutse Ni wowe yumva amakosa yawe. nabyutse nakererewe barakoroye noneho kubera zera yari yambwiye ngo hari ikirori arajamo ndare nogeje imodoka noneho mbyutse nakererewe nibagiwe kubera akazi narayemo ndi gukora nuko nja kuyoza buna none araje arampondagura amena amazi ninde ugukoze ibi ngibi ninde ugukoze Nizera ni ukumenya amazi na nyina nkora mu matama hako papa zera no Oya. kwishyira amafuti nawe Sheri, ntushyikira twumve- amafuti please kumvikana ngaho mbwira. ese bose nuko n'umuntu wiciye umuntu ntabwo bamuhana gute reba ni sangapi ni sangapi ibyo se ni ibiki ibyo ni abaraye aryamye akora iki zamu haguruka Aravuga. haguruka mubazera twumvikane mudatuma ngenda mu kazi ndakaye haku ibintu mwigize muri urugo ni dushaka umukozi wundi umenyereye akazi Yego. utabasha none gukora. murihanira mwebwe murihanira none dukora iki akangaka ko zero urabona ibintu wakoze urabona ibintu wakoze ako papa nuko atarakwicira gahunda zero uzi n'ikindi pfukama ngaha ndavuze ni pfukama shyira ubwo bunono bose bwawe kanje ko pfukama ntukajya upfukamiriza umwana hano hasi hano hasi mama zera please Oya. please kanje kureba ukuntu nabiyambura udatuma ndaka udatuma ndaka niwo murera nabi umurera bajeyi ndavuze ni pfukama zamigendere zera ndavuze ni pfukama ndacera umwana pfuka wawe nawe urapfukama nureba nabi ubu se niwe ujya kwandika ibi nibyo utoza umwana wawe arakigiye asa gutya oya ntubaze ibi nibyo utoza umukobwa wawe uri Ngo ntabwo- bwuzuze umuzamu atwicira gahunda tugiye kugenda mu kazi urabyibuka imodoka Hanyuma hari ubwo usanga yapfumutse amapine twakererewe ariko binanze ntabwo waca ku kinamba bakayanagura nawe usika ukiyikira uriya muzamu Oya, buri gihe- oya. buri gihe umuzamu yabaye Ibi- umuzamu ibi ibyo ntabwo ari- ndabirambiwe nabyo ndabirambiwe wumvikane mama zera ibi ntabwo ari byo nimba ari ukumurera njye ntabwo ndi papa we noneho niyogereza imodoka nta soni uramuvugira nta soni ariko ubundi ese nimba ari umukozi ibintu byose niwe ukwiye kubikora erega ntabwo ari umuntu nuko wenda wowe wowe ceceka nuko utabyumva shyano nta soni ibintu wigize wowe ndaza kukujyana no muri habo babanze bakwigishe wowe ibi byose ni nyoko umaze ibi byose kumenya ni nyoko neza ko umukobwa wacu atangiye kuba inkumi kuba inkumi se ni ukumurera abajeyi ibintu byose amafuti yose akora umushyigikira usiga ushyigikira Ubuse wowe umariye umuzamu usiga ushyigikira umuzamu kuruta umwana wacu twibyariye oya uzi n'ikindi noneho mushaka uko mugenda zana kontaki yawe twese turagenda umuzamu ntabwo ashinzwe gukora ibintu byose umubwiye urumva nimba ufite ikibazo uzajya ubanza umbwire ntabwo ari umuretwa wawe ntabwo ari umucakara wawe soni ubwo murashaka uko mugenda va mu nzira kwanza agenda ukingura none se turagenda gute
yaravuze ngo ujya wimesera turi muri salo ntabwo ariko yavuze uratinyutse unjugunyaho imyenda muri ubu buryo vayo hano atasiyo uramubise umva uyu mu kintu ushinzwe hano muri uru rugo igiki ntabwo uri umukozi wo mu rugo erega ko ushinzwe gukoropa ukoza ibyombo byaba na ngombwa nanjye ukanyuza byaba na ngombwa nanjye ukanyuza urumva waje uri umukara none agafiriti ka hano mayoneze utangiye kwibagirwa icyo uri cyo muri uru rugo uri umukozi sera najya nkwibutse ko ahangaha atari ugufasha mu mpemba ariko nagize ute nakoze none iki gikobwa kumuna warakaye mwa usigaye nyine utunyuka no kumvugiramo bayo hano ndamubwiye ngo nafate ino myenda yimese ahita nkubita njye ntabwo mukubita ntabwo mukubise ntabwo mukubise umubitiye umwana ntabwo mukubise zira no kwa kundi itetesha mereje imyenda mbanina zasi ntabwo mukubise hanyuma se uyu nazatse kuri yende mama reba ko atangiye neza ubona kumubise uko kimeze ngareba ukuntu akoze aje imbere n'amasha nukugira umwana reba hano baza baza uretse uribuka ejo muri kunsaba akazi wambwiye ngo iki tuvugana yuko wema no gukubitwa none se ntabwo nakubwiye ngo umwana wanjye wamushinzwe hari undi mwana hano urera niyo kumesera none nakuzaniye iki wowe kunosha ukanaho ubiturushye tega amatwi tumve nawe wumvise nari kukwisha tega amatwi reba hano reka nguhe amahirwe ya kabiri sibyo ubutaha niwongera kubona nkubitira umwana wanjye sibyo ubutaha ndahita nkwirukana uri kumva terura imyenda gira vuba vite ihute gira vuba siko kari kanyishe usubire kwiga sheri usubire kwiga n'ibikapu usigiye kandi ndatashye uretse ko ntagenda utufaranga twanyu twinjica niyikize muhemba abantu mukagerekaho inkoni ukuntu wari mwiza n'umukobwa yari mwiza iyo muza kugira uburere abantu ba Kigali ndagiye kana kukubwira yuko mutari beza kiriya cyana cyagiye uburere hari uzaza iriya sura yihombanya yihindanya yigira amaraso uzabibona uretse kandi ari nuko nakubashye iwacu bandeze mba nakucwigirije utajya ngo nuko ungana gutyo iwacu barandeze nakwereka ndagiye Kigali hari abamama benshi inzira winjiriye musohoka ubu ngiye gusohoka benshi ugakurukana iyo ntambwe nahita nkwaza nagiye kandi uko tumuka ihute mana ndasaze siko nangize ubwoba yesu we Thoughts of you in my mind. I wonder all the time. Zera ibiro ngo byinshi shoma muswarenge umva banzu nyoroze banguka
Mama Paul. Mucyumva yagace ushaka ko kurya. Ziga ntakira agakoma. Cyangwa mama mpamagarira kikuzanire. Oya, njya mu gikoni ntakira agakoma. Mwese mama ko nazi guteka igikoma kwera. Sibyo ntugerageze. Sona Imana uke sawa. Kandi gerageze kandi Paul uraza gukira sibyo? Mama Paul, ndagukunda. Ndashonje. Kandi ngutekere igikoma. Thoughts of you in my mind. I wonder all the time. Kosi harya isafuriya wabanzamo ifu cyangwa amazi, ariko wabanzamo amazi bagatekera ifu, isukari iraza ko oya isukari bayishyiriramo abantu se kagafu si gake amazi birabira cya gikombe cyashagaye n'izindi kakashya ndakoresha ariko iki ni ubunyobwa wifuza ndareba ikibisi cyongera neza aricyo nkoresha ariko ngo yakoresha iki ndumva ari iki zikwa kudashyuha Action. umurasire ibaye nka shokora ari nibyo harya n'iki gisyongera impamvu byari bibaye nka shokora n'ibyo bitarasyongera mama yishima umwana we asigaye azi guteka
Ze waje mwana wa. Zanira n'ibinini mweshi. mama cyane ni kugiteka Ariko se iyo ugerageza kuko ndacanye ndagiteka nshyiramo inifu ariko bibaye nk'amashokora n'ubundi biratutaraye ngo byanze iyo ugerageza ugakora agafu gakeya ahubwo duhamagare se basi kuri resitora bakizane cyangwa uzi ukuntu kibaye kandi nabonaga umukobwa yarajyaga agiteka kandi yagitetse n'ukuntu nanjye nagitekaga nashizemo ifu n'ubundi ndagitegusa nshyirishamo karamba siko mumpamagaye ngiye bintera n'ubwoba Mazera wafashe ute mfata konje ndagutira abantu bose malaria si nose wagiye kwivuza byibuze navuye kwa muganga pampecha uvuye kwa muganga baguhaye imiti se basanze ari iki mama ayikwariteme ni malaria yakwaye babajije se kugira icyo ushira mu nda bazi ko pariteme nzi ko utazishobora utari nabwiye zantanga ryo kunekera igikoma mweshi n'imiti n'amashonje ngo byamunaniye turebe ni ibingibi njya mpora nkubwira umuntu arinda nka narya kwera atazi no guteka igikoma ese amazi yo azi kuyashyushya nise sinzi kozera papa nukuri ko Imana nagitetse ariko ikibazo kijemo ibintu bimeze nk'amabiswi nagiye wagira uretse ku bimwe byawe ujya ushihura umukozi nkawe wakamubwiye ngo wajya kwigisha reba nk'ubu umuntu araremba muzajya mumvana mu kazi ngo nze kureba ngo byagenze gutya byagenze gutya nyine muhamagara undi mukozi ntabwo nzongera kumubwira nabi mama Zera singiye kugushinyagurira pe ariko mujye mwumva namubone ingaruka yabyo rero gusezerana ari bubishobora araza kubishobora umwerekere kandi bumbwiye ko byamunaniye nyine umwerekere tuzatuzana abakozi buri munsi se nyine unyereke ubinyereke byose neza ni ukuvuga ngo nta kintu urashira mu nda na gito nizere ko utamuhaye imiti nawe kiriya miti ntabwo bayinywa atari twari tugiye guhamagara nyine ngo batuzanire ikintu anywesha imiti umuzaniye iki se nyine ndi guteka igikoma biratunanira ubwo nangiye guhamagara ngo bamuzanire wahamagaye se byibuze ahubwo se ko n'ubundi byari muri pause ntabwo ndi burye ngewe ntabwo mama Zera ngibi rero nahoraga nkubwira papa muri umwana wawe ujye umwigisha uturimo duto na se wajya ukagerageza ugacana simoye si byananiye ko nta kindi se bagusanzemo nta infection nta kindi malaria gusa kandi ni kubera ko ya supaneti yagize ni impibu buriya turiye malariya basanze ndwaye ngwino nkwereke ikintu ukora ndaje ka turebe akantu kugutunganyiriza Mana we Imana imfashije nkakira noneho cyangwa nkoroherwa ntabwo nazongera gutuma umwana wanjye namwigisha akazi mbeba naramwigishije akazi ntabwo inzara yabinyishe nintongera kubona n'umukozi ntabwo nzongera kumufata nabi nzajya mufata nk'umwana nze mbabwira banafatanya imirimo bamwigishe nawe abe inkumi nk'abandi Imana nimbabarira nkakira ntabwo bizongera